umunsi w'umunezero fate ibyigisho by'ishuri ryo ku isaha ryo kwiga bibiliya rero kugira ngo tumire tumanze twasoma aya magambo. Kuwa 17 gahunda yo kugabanya icya 10 no gutanga amaturo. 26 Mata 2025 kurindwa n'ibisambo. Urwo rupfu yarupfuye rimwe risa kubw'ibyaha, ariko ubwo ariho kubw'Imana. Abe ariko namwe mwiyumvamo ko mwapfuye ku byaha, mukaba muriho ku Mana muri Yesu Kristo. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Pasitoro Diriyani yari mu nzira aja gusura abizera be mu majepfo y'uburengerazuba bwa konferansi ya Madagasikari, ubwo yahuraga n'ibisambo 5. Ibyo bisambo byari byahisemo neza aho hantu kuko ari icyondo cyinshi hihishe mu bihuru. Byari bizi ko abamotari n'ayandi mahitamo bafite igihe bahageze uretse kuva kuri moto zabo bitewe n'icyo cyondo. Kuri uwo munsi mubi ibisambo byashize ingiga y'igiti nini cyane mu muhanda, maze Pasitoro Diriyani abonye iyo ngiga y'igiti amenya ko ishyamba atari ryera. Ava kuri moto ye, maze mu kanya nk'ako guhumbya abasakijwe n'ibisambo 5 bimusaba ikintu cyose yari afite. Ababwira ko ari umupasitori w'Abadivantisite w'umunsi wa 7 agiye gusura abizera be, ariko ibyo ntibyakanga abo bajura. Hanyuma aza kwibuka izina ry'umwe mu bizera b'itorero, maze ababaza niba bamuzi, nubwo yashidikanyaga kuko uwo mwizera yari atuye kure y'aho ibyo bisambo byari biri. Nyamara pasitoro yaje gutangara ubwo umwe muri ibyo bisambo yamuvugiraga, akabwira bagenzi be ati, nimumureke yigendere, uwo muntu avuze yigeze kunkiza igihe umuntu yanteraga icyuma. Uwo mwizera yaramfashije. Amaze kubona ko akize, pasitoro yabasabye niba bakwemera ko agira amagambo ya Bibiliya abagezaho, maze barabyemera. Maze ibyo bisambo bimwizeza ko biri burinde urugendo rwe yari asigaje gukora. Imana yacu icyubahiro. Nyuma y'igihe runaka ibyo bibaye, Pasitoro Diriyani yaje gutangazwa n'umuntu wihanye, maze akamubaza niba amwibuka. Pasitoro amushwishuriza ko atamwibuka. Uwo muntu aza kumubaza niba yibuka igihe yahuraga n'ibisambo 5 mu muhanda yarimo aja gusura abizera be. Pasitoro amusubiza ko abyibuka. Uwo mugabo amuhishurira ko yari umwe muri ibyo bisambo 5 kandi ko yari yiteguye kubatizwa. Imana yacu icyubahiro. Pasitoro ashima Imana kuba yarakoresheje urugendo yagombaga kugiriramo akaga, maze ikaruhinduriramo uburyo bwo kugira uwo akiza. Icyo duhamagarirwa bene data namwe bashiki banjye, icya 10 n'amaturo y'isezerano ashingiye ku ijanisha rikomatanyije dutanga afasha gushyigikira abapasitoro bari hirya no hino ku isi bagenda bakwirakwiza inkuru nziza y'agakiza badatinya no kuzimiza ubuzima bwabo. Mureke dutangane ubwuzu kugira ngo abantu benshi cyane hamwe n'abameze nk'uwo wahoze ari igisambo bumve inkuru nziza. Imana ihabwe icyubahiro. Adusenge. Data ukiranuka uri mu ijuru ryera, turagushimye cyane muri aya masaha meza, izina ryawe rihimbazwe. Tugushimiye umurimo wawe, udukuremo inarije na kamere, twuzuze imbaraga yawe ya Mwuka Wera, nuko dutanga ku byo waturagije, tugatanga twishimye tutagononwa. Uhabwe icyubahiro. Uturinde kandi utugire neza mu izina rya Yesu. Amen.